uhabwe icubahiro kuko uri Imana. Turakwereka umugaragu wawe ugiye kutuganiriza ijambo ry'Imana. Icyo dusaba turabizi kuko ari wamuhagurukije kandi ari wo mushoreye. Reka icyo agiye kuvuga Mana kibe mu bushake bwawe. Natwe twicaya udukingura amatwi y'imitima kugira ngo twumve. Tugusabye tukwizeye kuko ubikoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Turasoma Petero wa mbere bice 4 ku murongo wa 7. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira umwete wo kwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Amen. Petero wa mbere igice cya 4 ku murongo wa 7. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Amen. Twongere turangirize muri Petero nako muri Yakobo igice cya 5 ku murongo wa 16. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Twongere dusubiremo. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Turishimye cyane kubw'ikaze ryanyu kandi abayobozi b'abanyamasengesho, Imana ibahe umugisha. Dushimiye abashumba bacu, Imana ibahe umugisha. Dushimiye abantu bose baje guterana, Imana ibahe umugisha. Mu gitondo twinjiye tuganira ijambo ry'Imana, twongere kandi tuganire iminota itari myinshi cyane kandi tuze no gusenga. Iyo igiterana cy'abanyamasengesho bagomba no gusenga. Amen. Mbere yuko ninjira mu ijambo ryo gusenga, reka mbabwire ishusho iba mu rusengero y'abantu batatu. Nkuko yambwiye ngo birashoboka ko umuntu yobwira undi gusenga atazi gusenga icarico. Amen. Mu ikanisa haba ibice bitatu. Igice cya mbere tugira abantu batarakizwa baba mu ikanisa, baza baririmba, boyobora, boshumba, boba badiyakoni, bokora imirimo yose mu ikanisa, ariko batarabona Yesu. Cyo ni igice cya mbere kiba mu ikanisa. Igice cya kabiri ni cy'abantu babatijwe ariko ntibuzura umwuka. Birashoboka ko umuntu yobatizwa ariko ntiyuzura umwuka wera. Murabisanga mu byakozwe n'intumwa 18 muhereye ku 12. Filipo yagiye mu ivugabutumwa, arabwiriza, abantu barizera, ariko arababatiza ariko ntibuzura umwuka wera. Nico gice kinini gikomeye tugira mu bene wacu babatijwe mu mazi ariko batigeze buzura umwuka wera. Umubatizo wa Yohana wari umubatizo wo kwihana, naho umubatizo wa Yesu wari umubatizo wo guhinduka. Nongere mvuge iri jambo. Umubatizo w'amazi wa Yohana yaje abatirisha amazi, abwira abantu ngo bihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Abizeye bakihana, Yohana akabajana akababatiza. Uwo ni umubatizo wa Yohana wo kwihana. Umubatizo w'umwuka rero, icyo Yesu yaje gukora,
kuko Yohana yaravuze ngo uri inyuma yanje iwe ntazababatirisha amazi, azababatirisha umwuka n'umuriro. Yarashatse kubabwira ngo umubatizo wa Yesu warushe guhindura. Rero iyo umuntu atigeze yuzura umwuka wera aba atarabyaga ubwa kabiri. Rero dufite igice kinini cy'abantu babatijwe ariko batigeze bahinduka. Amen. Icyo gice nacyo kiri mu ikanisa, cyoririmba bokora inshingano zose ariko bakira abakamere, bakira abakamere. Igice cya gatatu aricyo cy'abantu bakeya. Paulo andikiye Abaroma 2:8 aravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera bose ngo nibo bana b'Imana. Abo ba ibyo bice bitatu biratandukanye ariko kandi bakora imirimo isa, ariko batandukaniyeho bayikorera. Aba batarakizwa izo bakora zose mu nzu y'Imana babikorera mu isi y'umwijima. Aba babatijwe ntibahinduka, izo bakora zose babikorera mu idini. Aba bandi nabo imirimo yose bakora bayikorera mu mwuka. Aha mu mwuka rero niho Imana iba. Amen. Tuko pamoja, mtegere kino kintu cyane. Rero uyu muntu utarakizwa yoshobora imirimo yose mu ikanisa ariko gusenga no gusoma ijambo ry'Imana tibishoboka. Kuko gusenga no gusoma ijambo ry'Imana bikorwa kino gice cyo mu mwuka. Aba babatijwe ariko bakira abakamere. Gusenga niko kubikoreza umuzigo, niko kubarusha. Si izabo n'abantu bakamere kurabaha ibintu badashobora. Aba rero nibo bayoborwa na kamere zabo, nibo bagwana mu ikanisa, nibo batukana mu ikanisa. N'abantu bakamere nta mukristo uzutukana. Iyerekane mwami itamurure isi yose kubone. Iyerekane mwami itamurure isi yose kubone. Ni mirimo y'amaboko yawe. Iyerekane mwami itamurure isi yose kubone. Abona imirimo y'amaboko yawe. Ibi bice ko ari bitatu aba bakorera Imana batarabona Yesu. Dufite abagabo batarabona Yesu, dufite abagore batarabona Yesu, dufite abaririmbyi abahungu n'abakobwa batarahura na Yesu. Boririmba boyobora amakanisa, bubwiriza bakora ibitangaza, bo babadiyakoni ariko batarabona Yesu, batarabona Yesu. Umurimo ukomeye mu nzu y'Imana no kubona Yesu. Numugisha ukomeye kumenya Yesu. Numugisha ukomeye, numugisha kumenya Yesu. Bamubanje mwana w'Imana kugira ampe kundo w'inshuti yawe.
kubera kuko Yesu yaducunguye turaterana zirindwi kubera ko tutangizanyije n'igitaramo. Umwuka yarambwiye ngo amateraniro yose yabera agombe kuba igitaramo. Amateraniro yose yabera agomba kuba igitaramo, agomba kubamo imbaraga zihebuje. Bamubamje mwana w'Imana kugira ngo abiduwe umugisha ukomeye. Dufite abagabo b'abanyamure batarabona Yesu, dufite abagore batarabona Yesu, dufite abaririmbyi batigeze babona Yesu, dufite abayumbe batarabona Yesu, dufite abantu abadiyakoni batarabona Yesu, batarabona Yesu, batarabona Yesu. Iyo wahuye na Yesu, iyo wahuye n'umwami Yesu, nimo ndani ya Yesu ninakuingia, nimo ndani ya Yesu ninakuingia. Iyo ndi muri Yesu Ayumva uweneza, ndi muri Yesu. ubukana abantu bafite ubukana bwa Yesu, ntibafite ubukana bindi, bafite ubukana bwa Yesu. Dufite abagabo bakanya Yesu, dukane abagore bakanya Yesu, dufite abagabo, dufite ingo zikanya Yesu. Kumwe mubona izi ntegeka Yesu, abantu baye bamarana, abandi baye basambana, abandi baye baroga, abandi baye basikagurikamo amakanisa, abandi bakamara. Nukubura umwami Yesu turatera rero 20 kubera ko Yesu ari umwami. Yewe Goligota sinzakwibagirwa, yewe Goligota wambereye tugu, yewe Goligota uw'agaciro, Goligota. abantu bakanaya Yesu, abantu bakanaya Yesu, tubanze dushamburiye kubera ko abantu bazi ko babonye Yesu ariko bataramubona mu mutima yabo. Abantu bihishe mu ihuzu rya Yesu ariko Yesu ataba mu buzima bwabo. Nico gituma ngo mu gihe cy'imperuka ngo umugore umwe ngo azoza yifuza ngo kugira abagabo barindwi, sikindi gusa utwemerere twitsigwe nawe ko turi abagore bawe. Nibi bizabaye abantu ko barashaka gusa ngo Yesu bambare Yesu ariko batamufite. Dufite abagabo batarabona Yesu, nibo baza basambanira mu ikanisa. Nta mukristo umusambanyi ubaho, habaho umusambanyi, akabaho n'umukristo Yesu yakijije ubusambanyi. Nta murozi w'umukristo ubaho, habaho umurozi, hakaba n'abarozi Yesu, n'abakristo Yesu yakuye mu mwijima. Nta mukristo umusinzi ubaho. Mwari mwabana mwebwe umukristo uzumwa inzoga ntabaho, mwari mwabana umukristo w'umugome ntabaho, nta mukristo w'umugome ubaho, nta mukristo w'ishari ubaho, ntawe. Habaho umunyashari, hakabaho n'uwo Yesu yacunguye, habaho n'abo Yesu yacunguye. Hari abo Yesu yakuye mu mwijima, hari abo Yesu yakuye mu bubata, hari abo Yesu yakuye mu burozi. Wewe kuragenda gusa ngo ndi umurozi w'umukristo, nta murozi mu Mana, nta murozi ubaho. Habaho Yesu abo yakuye mu mwijima, barimo jewe yakuye mu mwijima. Ndashima umwami wanje
wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Ndashima umwami waje, wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. ntare ya Yuda, ntare ya Yuda yaranesheje, yakojeje Satani ikimwaro. ntare ya Yuda yaranesheje, yakojeje Satani ikimwaro. yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo. Haleluya, 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 haleluya. Hari abantu batarabana Yesu, iyo abantu babuze Yesu bazabazana mu nzira ari impumyi, ntibamenye iyo beresha, ntibamenye iyo berekera. Satani yarabahumye, Satani yabagize impumyi, barimo baragwa bakaganda bakagwa mu myoherero, abandi bakagwa, abandi bakagwa. Kubera iki? nta Yesu. Biravuga ngo abo Yesu, abo data yampaye, abo data yampaye ndabafite mu kiganza, kandi nta muntu aho duharanira ni ugushika mu kiganza cya Yesu. iyo ukigasamo nta muntu uzi ukivamo. iyo umuntu ageze mu kiganza cy'umwami Yesu, iyo umugabo n'umugore, umwana mutoya yageze mu kiganza cy'umwami Yesu, Yesu ntazahemuka ntiyokurekura, anakupitisha kwa kaya, anaza kunyuza mu muriro. Meshake na Abedenego barataramye baca mu muriro gutya ntibashe. Imana yari bafite gutya, Imana yari bafite gutya. Abari mu mbaraga tibasabasa. Hari imbaraga zituma abagabo n'abagore b'abanyembaraga batazabasha. Biravuga ngo muzasa mu muriro timuzasha. Mwebwe kumurasha kando y'umuriro, abizeye umwami Yesu bagomba guca mu muriro kandi ntibazabasha. Bafite imbaraga z'ubudahangarwa zotuma imiriro. Mwebwe kumurakwepa imiriro, kumurakwepa. Yewe Goligota sinzakwibagirwa, yewe Goligota wambereye icumu. yewe Goligota uruw'agaciro. Goligota turatera hariya 40 tugiye gukora ibintu bitangaje bikomeye mu isi yo mu mwuka. Umwuka yarambwiye ngo, kandi naratangaye, umwuka yarambwiye ngo nuzozu ukenera imbunde ya musahada. Ubundi Bibiliya ni imbunde ya musahada, twebwe turayizi tuyikoresha. Ni imbunde ya musahada kandi izirasakura. Tuge kurasakure mu izina yawe kindashamburiya gutubakora ibintu bitangaje. Biravangwe intwaro z'Imana zimeze nk'iz'abantu, ngo ariko ngo zigira imbaraga mu maso y'Imana. Yewe gore tubanze duterera 40. noneho kubera ko tunezerewe nka kare, mwitegure dutaramira Imana. Ndacyasubira hariya kugira ngo ariko twitonde gatoya. Naringeze kuri abo bantu batatu, ndacyari muri introduction, mbone kwishamisha. Haleluya, 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 nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu, yeye akaniokoa, yeye nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu. Ese wigeze ubona umuso
cyangwa wakuriye mu idini ukura mu ikorari ukura ugiye nko kurimba akarimbo bamba bagutora ngo umuvuga butumwa cyangwa ngo uvuga nk'akajambo gatoya urabereye kuba pasiteri ariko utarabona Yesu. Nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu, muhura n'umwami Yesu, genda muhasanga Yesu. Aho Yesu ari niho hari imbaraga, aho Yesu ari niho hari ubuhungiro, aho Yesu ari niho hari ubugingo, aho Yesu ari niho hari ubukiriro, aho Yesu ari niho hari umuco w'ubugingo. Yarabusanguza hondi ntazogenda kandi mu mwijima. Mureke mbabwiye intege nkeya n'ibindi ni ishusho y'umwijima iba mu bantu kubera ko babuze umuco. Ariko iyo umuco uje umwijima uzuhunga utabishizemo imbaraga kuko umwijima utinya umuco. Icyo tuma Yesu ari umuco wacu, yakwinshiyemo aza muri kumwijima ugahunga. Abagenda n'umwijima mu mitima yabo bakenye itara, bakenye Yesu. Yeme tubaheshe Yesu mu izina rya Yesu. Abantu bagomba kubaho, bagomba kwizera. Mwumve ikintu gikomeye cyane itangazo gihugu. Umuhakanyi niki? Umuhakanyi niki? Antikristo ni umuntu umeze gute? Ni umuntu wakanisha ibyo yizeye ibyo akora. Hello. Mwumvise? Subiremo. Umuhakanyi ninde? Antikristo ninde? Ni umuntu wakanisha icyo yizeye ibyo akora. No kuvuga ngo imirimo yawe nimba idasa n'uwo wizeye uri umuhakanyi. Tubanze dushambure amapepo gatoya. Yeye mwenye uwezo akaniokoa. Abagabo Yesu yacunguye bari mu kiganza cye. Abagore Yesu yacunguye bari mu kiganza cye. Abahungu n'abakobwa aba Yesu yacunguye azabagendana. Umwanditsi yaravuze ngo ikimenyetso ngo kiracyaha ngo kandi ngo canditswe amajambo avuga ngo Uwiteka azabe. Yeye mwenye uwezo akaniokoa. Nubwo bakubwingingira gusenga, nubwo bakwingingira ibyiza, ariko utarabona Yesu ntawakwiha ibyiza atabihesejwe na Yesu, ntawakwihesha gukiranuka atarabiheshwa na Yesu. Mu bice iriya hirya muri Bakorinto hirya gice cya mbere ku murongo wa 30 ibintu Yesu azatuhindukirira iyo ageze mu buzima bwacu. Ikintu cya mbere ngo yaduhindukiriye ubwenge ngo buva ku Mana. Abantu bose bafite Yesu bagira ubwenge buva ku Mana, baza bamenya kumenya tuyu n'umugore waje uyisu waje n'ubwenge buva ku Mana mu ijuru. Abantu batagira ubwenge buva ku Mana bazabayoba inzu zabo. Abandi bakobwa barashatswe mu myuka, ba boyfriend n'aba girlfriend, amapepo, ubusambanyi bukuze. Namwe muri abashikikira ubusambanyi bukuze. Ubuzima budafite Yesu bwarushe, bwaririmba, bwayobora itorero, bwatega amaboko, ariko budafite Yesu burarushe. Dufite abagabo barushe, dufite abagore barushe, dufite abahungu n'abakobwa barushe, ariko kubera kuko bakuriye bambaye impuzu ya Yesu, ariko ubuzima bwabo bupfuye, bakaza bagenda bakisha mu ikanisa, ariko imitima yabo ituye kure y'Imana. Ako nagahinda gakomeye kari muri bene wacu. Abantu kabararimba arabasamanya, abantu kabarobe mu makanisa arabaruzi, abandi arabasamanya. Dufite abadiyakoni n'abandi bitirwa abanyamasengesho bakaja kwisha, bakambara ihuzu y'abanyamasengesho, naho ari inkozi z'ibibi. Mwami Yesu warakoze, wampaye amahoro y'umutima, unindira muri isi. Mwami Yesu warakoze. Kubera ko abantu baye bananirwa
aratangira urugenzi rwo kuba umwigisha, aratangira urugenzi rwo kuba umwana afunze kugeza igihe asa na sebuja. Yesu ntabwo yigeze afata abigishwa ngo abahe umurimo, yabasha arabigisha, yabasha bamarana nabo, abigisha gusenga, abigisha kubabarira, abigisha intambara yo mu mwuka, abigisha gukunda abanzi, abigisha kubabarira abanzi ba, abigisha kutarahira. Mwebwe murasarahira n'abandi benshi baza barahira ku gatote. Ntimurasoma Matayo aho Yesu yabujije abantu kurahira, ariko mwebwe mwabigize mwiremeye gukiranuka kwanyu. Kwahukana nikizira, ariko mwebwe kumurakora amadivorce buri munsi, hanyuma mugashaka abashumba, mugashaka no gukiranuka kwanyu, mukiremera ibindi. Yesu yaravuze ngo Imana yateranyije ntiyakagira umuntu ugitandukanye, ariko mwebwe umuntu ukarasinda ngo yaye ngo dutandukane. Tegekeye z'abadayimo ubutsinzwe. Ibintu biza bisenya ingo ni ibintu bitatu. Cyambere kiri mu Migani 14 kivuga ngo umugore w'umunyabwenge yubaka urugo, ngo ariko ngo umugore w'umupfu ngo azarusenya. Ikindi cya kabiri iriya mu Migani haravuga ngo inshuti nyinshi ngo zizisenya ingo, ngo ariko ngo hakaba inshuti nziza ngo ikurutira abavandimwe. Iriya hirya kandi mu Migani haravuga ngo Uwiteka ngo azasenya urugo rw'umwibone. Imana ngo umuntu w'umwibone uko umubona ingo nyinshi zaramaranye kubera ubwibone. Abagore bagize ubwibone, abagabo bagize ubwibone kubera ibisindisha. Benshi banyoye kanyanga ifaranga barasinda, ikiburi kirasa. Cyo tuma mutaza musenga, ni kiburi gusaca ifaranga, ubwibone. Twanze dushambure ya mapepo, ta pepo dusiga hano iwanyu. Ariko zikuba umukristo urumukire, Yobu ngo yari umukire, ngo yari umukire, ngo kandi yari ahezagiwe, yari afite abantu 10, yari akize kubarusha mwese. Ariko mwebwe umuntu no kugura ihuzo n'utumodoka tukutuku, ukagira kiburi. Tubanze dushambure ibyo biburi zose, abantu baciye bugufi bashaka Imana. Anjohera cyane ntaho kibona kawe, ni mwiza ni w'igikundiro cyane, awumura neza n'ubuzu zose wanyimikaga ubwami w'ishanga rinini rito, ndibata icyaha cyose sinabikura, ahubwo irangije Yesu umukozi wawe. Ariko abatimana yagiriye neza ibaha ifarasi, umuntu asanebwa gute Imana yaramugiriye neza. Ukarambwe ngo kunebwa ndumukire, ahubwo imba naranebwe ko ntanebwe yiriya tagifite ifaranga, sinkinebwe. Usibye ko Imana yarambwe umuntu agomba gusenga kugeza Imana imubereye assurance. Umuntu Imana itarakubwira ngo tuzonebwa kugeza upfuye, kwanditse mu gitabo cy'ubugingo, uracyafite ideni ryo gusenga. Ugomba gusenga kugeza Imana ikubereye assurance mu Kinyarwanda, mu bwishingizi. Utarasenga ngo Imana ikubwire ngo zabana n'urusarogwa, uracyafite ideni ryo gusenga. Umugabo azasenga. Iyo umuntu asenze hari ibintu 5 byihutirwa cyane, Imana izimuha byihutirwa cyane, yaba muto yaba mukuru yaba umuntu umeze gute, kubera ko Imana ntizirobanura ku butoni. Imana yashe umwami Yesu ntazarobanura ku butoni, ntazareba uburebure, ntazareba ubugufi, ntazareba insobe, ntazareba ntazareba ubukire. Imana ikunda abayikunda ngo bashakane umwete ngo bazayibona. Iyo umuntu asenze
abaye imbere y'Imana agasenga, none agasenga akegera Imana, ubuzima bwe bugahinduka amasengesho. Ubundi mugomba kuva ku ntambwe imwe yo gusenga cyangwa kuja amasengesho, mugahinduka amasengesho. Isi ya none ikeneye amasengesho yabera hirya no hino, harimo izitegereje gutabarwa. Rangurura maze utangariza abafite intima, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana mudasenga ntabwo ari Imana ya Isiraheli. Oya, buri muntu wese afite ikigwamana cye. Ikigwamana Imana yawe niyo warutishije Imana uzukenana kakujya abasaza bakera bakaza bagira inkishana bagakena ikirato. niko abakristo ba none baye basindanwa na Yesu, kandi yaratsinze rufu na kuzimu, kandi yaranesheje umwami w'abantu. Nukuvuga ngo ubwami bw'Imana n'ubw'imbaraga, ababutuyemo bose bagomba kuba abanyembaraga. ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ngo turakizijwe, ngo tugiye kwinjira, ngo tugiye kwikorera, ngo dufite igiterane. Ibyo si byo bwami. Ubwami bw'Imana n'ubw'imbaraga, n'ubw'imbaraga, kandi imbaraga zigaragarira he? Mu ntambara, mu bigaragazo ugahangana. Yobu yari umukiri, ngo ariko ngo yari umukiranutsi. Ikintu gikomeye Imana yamukoreye ariho hantu mugomba kwihutira cyane, mpamvu zo gusenga. Ugomba gusenga kugeza Imana ifasha ubugingo bwawe, kuko Satani azahiga ubugingo. Iyo ubugingo bukomeretse, kubuvura ni ikibazo, kandi Satani ngo azagenda ashaka abaconshomera. Niba ikintu gikomeye cyane Yobu yari afite, Satani ngo arashengerera nawe, ngo abana b'Imana bari bagiye mu gitaramo, uko ari hano yashengereye. Yesu yatumye abigishwa biwe arabatuma ngo muje gukora za gahunda mu muhanda, ngo baragenda barazikora, ngo bagaruke, ngo barishima cyane. Aravuga ngo nabonye Satani abamanuka n'ingi kumurasha. Iyo bataramye gutya, Satani azaza kureba ico gitaramo, azaza kumurasha, ngo Yesu ngo aravuga ngo ntimushimire ko abadayimoni babumviye, ngo mwishimire ko amazina yawe. Impamvu imwe y'umukristo kwishima nuko amazina ye yanditse mu gitabo. Ugomba gusenga ukegera Imana, ukayibaza, ugakikisha ko izina ryawe. Nigeze kuja gusenga ndavuga ngo Mana, isi yuzuye ibihumbi n'ibihumbagiza, ukumva mu gitabo imba ku ikaratasi sinoba kora, kuko yaravuze ngo ibitabo bizabumburwa, ngo ni igitabo ucuvugiye kibumburwe utazacisangamo. Abantu barimo barakorera inyuma y'ikibuga. Noneho ndagenda ndasenga, ndasema imba ku ilisite nimba nyibaho ndi nimero yakangahe. Isi yuzuye abera, zanje mu masengesho kaba ukunaje. Isi yuzuye abantu baye batarama, ukunaje ma kurambuna hano ndi aka gahungu ko mu rusuku, agahungu k'imfuzi katagira n'akantu, katagira n'account, n'ubusi ndagira account, ndi empty. Agahungu kurambuna. Imana ni data. Nigute muza musenga Imana y'abaturanyi? Imana ni data. Ngo kugenderera abandi ngo naje ntu kurasenga gutuko. Izo ni indirimbo zico gihe wayihimbye yari afite agahinda, afite Mana we uko wagendera abandi naje ntunsike. Siko imeze, ariko abantu neza bazi ko Imana nta mwana uza wituta kuri se, azasaba isakamuha, atanabigira akabimwima, cyangwa yabona ko biri daje akabimwima, kandi kubera ko azi ibyo dukenye kandi azi ibidukwiriye. Kuko ari by'Imana yubaha, mukava mu ikanisa. Dore mwana nayivuyemo, naza mbaza abayumbe, se muherutse ukora ihuduma, timutabari zaho yubahya izindi faranga zirenze izo mufite, muhungana ikanisa. Sivyo
n'igitangaza gikomeye abayumbe mu muhana kubaho badahura ngo basenge. N'igitangaza kimuri abaye kimuri nabaye timukaza munihuza timugakore n'igiterane. Ubundi mwakagombye gukora kino giterane mwarafunze utuzi mwarike abantu bafite ifaranga, abantu bikorera, abantu bazama agora budget yo kugura imodoka agafata na credit, ariko kuvuga ngo afunge iminsi 3 aje mu masengesho asenga Imana, iyo budget ikamunanira akamabona yahombye yakenye amabire yose yamurenze. Dushambure ayo mapepo. Bwana sifiwe. None musasa mu busutse ryari mudahura ngo musenge. Itorero twarabajije ejo nimugoroba, ni ryari itorero riherutse gukora amasengesho y'imigoroba? Ni ryari abashumba bategurira abakristo amasengesho? Kanisa ryo abantu bokizwa gute, abantu botanga ifaranga gute, abantu botanga ituro gute, abantu botanga icacumi gute. Shambure nayo mapepo. Haleluya! Itorero rya kera babaga mu masengesho, babaga mu cyumba cyo hejuru, barasengaga. Pawulo we na Sila intumwa zo barazihamagaye hirya ibijyo byacikanwe mu bafakasi. Bahamagara ba Petero, timuze gamufasha abantu kabaragira ikipendereyo. Mutora abadiakoni. Njeweho no gusenga no gutanga ijambo. Uko abantu bashumba bo gusenga babaye abadiakoni. Kuko umushumba akazi kiwe no gusenga no kugabura. Ariko kandi tubanze dushamburiye. Turatera hari bazirindwi za ushamburiye. Abantu bumva Imana. Yo ngo Satani ngo abana b'Imana bashengereye bahudumiye ngo Satani ngo nababaja ngo agere Imana iramubwira ngo Satani we uvuye timvuye mu isi kwireba uko imeze. Tese wageze ayowa ubonera ubukirazi waje yo arabango namubonye ariko ukunda ibintu afite tizotuma reka kuguhimbaza tinone gawe bimukureho tindabiguhaye ariko iwe ndamukwima waranyimanye Yesu icuri ibihumbi n'ibihumbi iwe ndamukwima ariko ibyiwe byose ibyo wowe utekereza kuko arizo bitumye anyirigira ndabiguhaye Satani we ndabiguhaye ariko iwe tumukoreho Imana izayima uko narumiwe umuntu agomba gusenga kageza Imana imwimana kageza Imana kavuga ngo ndakwimanye tuzonebwa ukazugenda mwibarabara ukazuja mu bana ufite ikizere kuko utazonebwa kuko abantu benshi bafite ibibazo zo kubaza bafite ibibazo by'agakiza kabo. Satani arongenda atanga abana ayitsa abana ba mbere yishingo yisibi amatungo yose arayasana ngo igitaramo kandi kibe mu bana b'Imana ngo Satani ngo nawe arahagera kandi aramubwira ngo Satani wamubonye umukiranutsi wanje yo murakemba bwi ibigeragezo tugeragezwa mu nzira zitatu. Isezerano ryo nyine rizarigerageza umuntu. Iyo umuntu agize isezerano abahuye n'ibibazo n'itara n'inyenyeri. Inyenyeri yonyine izayihamagarira ibita. Iyo umuntu yagize isezerano Yosefu kubera isezerano yarafite inzira kugira ngo asagere ku Imana imuvuzeho inzira yo kunyuraho ngaho kwari kugira inzira kwari kwango na bene se ariko isezerano ye rizari gucisha udatekereza rizari gucisha bene so bakakwanga bene so bakagutuka bene so bakakujana mu rukobo bene so bakakugurisha bene Potifara akakubeshera n'umugore wiwe bakakujana mu zimbohe. Isezerano umuntu ufite isezerano ryo nyine rizari mugerageza. Abantu bose bafite isezerano ry'Imana ryo nyine rizari bacisha urishaka rizari gucisha urishaka. Nico ituma mu Bakorinto muri Petero wa mbere igice cya 4
ku murongo wa 19 haraba ngo bababazwa kuko Imana ibishaka. Ababazwa kuko Imana ibishaka nibafata ubugingo bwabo bawubisumure ibo bakomeze bakore neza. Imana izikunda ko umuntu ageragezwa kuko ibigeragezo nibyo biza bigusingiriza amasezerano. Iyo bikwetse abantu benshi bakwetse ibigeragezo, abantu benshi banze ibigeragezo, kandi ibyo bigeragezo arizo zari mushorera ukubageza ku masezerano. Imana inamubwira ngo asa wamubonye yo aravuga ngo afite ubuzima bwiza, arabyibusha, afite sante. Tinti yoreka kuguhimbaza kubera kuko afite sante. Tinguhaye umubiri we ariko ubugingo ndabukwe. Imana tizitanga ubugingo. Iyo bifite ntawo ubunyaga Imana. Yo tanga ibindi byose ariko ikintu citwa nayo gikunda ubugingo bw'abantu. Ngo Yesu ngo yaje gutanga ubugingo. Sikwemeze ngo kandi ngo yaje guha abe ngo bagira ubugingo kandi bwinshi. Kera yabufashe ntawo bukura mu maboko kuko nawe arabukunda cyane. Ntiyo buha shetani. Ariko yo gutanga ndetse ukagera hupfa. Cyo tuma muri Luka 12 makuru yabaye menshi. 12 hepfo yaravuze ngo timugatinya bisha umubiri. Ngo batagira ikindi kintu babatwara. Ngo ahubwo mutinya ngo wishubuke ngo kandi ngo agashobora no kukujugunya muri jehana. Uwo abari w'abantu bati kubera ko abantu batagitinya Imana nico gituma abantu babaye ibyigenge. Yobu ngo Imana ngo ifata ubugingo bwe akazayishima agira ibigeragezo. Umugore aramubwira ngo Yobu we insuti ziraza ziramubwira wakiraniwe wakoze ibyaha. Umugore akamubwira ngo tukiye Mana wifire. Ariko Yobu yarashimishije yarambwiye ngo nubwo Imana ubwayo yose ikazana umupaka. Umwe nanje nari mu nzira ngiye mu kukasi muri Kenya. Muti murambwa ngo sukuhura n'ababandi bakaguhitishamo kukwica cyangwa guhakana Yesu ugira gutuko. Ukamuhura n'ababandi bafite umupanga tiyakana Yesu uvuga ko utagishatse Yesu cyangwa wamuvuga ngo Yesu si umwami waje cyangwa tuguteme. Nuko ndahagara ndatekereza ndavuga ngo mwonteme ukubantemye kera narafuye kera kumwamubona nafuye kera. Uwo Yesu namenye byose amuhaye umutima wanje nawe yarahagije Kabzabo zane ubwoba imbere muhungiro uko bizamera hose azabihaganisha. Iyo umuntu yasenga hari ibintu bitanu vyihutirwa Imana izimuha. Ikintu ca mbere umuntu usenga uko yabakose uko yabare ariko akagira umwete wo kwegera Imana no gusenga. Ikintu ca mbere gikomeye Imana izimuha imbaraga z'umwuka wera. Izimuha imbaraga zirashakishwa. Umwuka n'ubuntu. Iyo umuntu akijijwe Imana izimuha umwuka ariko imbaraga zirashakishwa. Ntawo kwiha umwuka utangwa n'Imana kandi ntawo habwa umwuka wera atarakizwa. Tibishoboka. Yesu yarabuze ngo abisi tibashobora kumuhabwa. Umuntu utarakizwa, umuntu utarabona Yesu ntabwo ashobora guhabwa umwuka wera. Kuririmba si ikimenyetso cy'uko umuntu yuzuye umwuka wera. Kuyobora itorero si ikimenyetso cy'uko umuntu yuzuye umwuka wera. Kuba umudiyakoni kuza mu nzu y'Imana si ikimenyetso cy'umuntu wuzuye umwuka wera. Oya! Umuntu utarakizwa ntashobora kuzura umwuka wera. Iyo umuntu rero yakijijwe Imana izimuha umwuka wera kuko yarabuze ngo ibyiza nuko ngenda ibyiza nuko mbasiga. Ariko yaramaze gutoza abigishwa, yaramaze kwigisha abigishwa. Ariko twebwe ntidukeneye kwiga ijambo ry'Imana. Dukeneye gukorera Imana tutarize. Noneho twageririya tukananirwa, twageririya tugahura n'ibitero.
kandi mwumve iki kintu mw'isi yo mu mwuka. Imana n'abatanguranwa, mwumve iki kintu, n'abatanguranwa ntabwo bazabita ku muvuduko umuntu yatangizanyije. Hoya basabita ku muvuduko umuntu yarangizanyije. Mwumve kino kintu cyane. Yesu umunsi umwe yatanze umugani aravuga ngo hari umugabo umwe ngo yari umutware ngo agere mu gitondo ngo asanga umugabo umwe adafite akazi. Aramubwira ngo sha mu murima, amubwira ko azamuha amafaranga. Ngo yigiye imbere ngo saa sita ngo asanga abandi bagabo badafite akazi. Arababwira ngo nikimute ngo nta kazi, abohereza mu murima. Agenda ngo agere saa kenda ngo asanga abandi bagabo bari ku gatorero. Nikimwicaje hanga nta kazi dufite, nimuje mu murima. Agenda kandi ngo saa 11 ngo ahura n'abandi bagabo badafite akazi. Arababwira ngo nta kazi, timuje mu murima. Ngo bagishika mu murima ngo amasaha yo gutaha aragera. Ujya wahageze mu gitondo ngo bagiye kubahemba, aribwira ngo kubera ko iwe yiriwemo ngo baramuha ifaranga nyinshi ngo kurusha abaje musizere saa 11. Siko bimeze ngo kandi ngo umwami aravuga ngo muhembe uwanyuma, ari we mutangiriraho uwinjiye saa 11, ari we mutangiriraho guhemba. Ngo noneho ngo batangire guhemba wa undi wanyuma, ngo wa undi w'imbere wagiye mu gisuku muri parijuru ngo yamayishima ngo yibwira ko ngo kubera ko yinjiye mu gitondo ngo baramuhemba ifaranga nyinshi cyane. Ngo bamugereho nawe bamuhakiza abandi ngo ararakara cyane. Jewe wiriwemo ni gute wawe mpembana n'uyu muntu winjiye mu bunyine. Yesu aramubwira ngo se tuja gupatana twapatanye ifaranga zinga, izo nguhaye sizo twavuganye. Guhemba abandi ibingana n'ibyawe ni jewe, niko bizomera mu bwami bw'Imana. Yesu aravuga ngo abambere ngo bazaba nyuma, ngo n'abanyuma bazaba abambere. Timuzi babandi muzamucira urubanza. Siko bimeze n'aba saa 11. Yesu azohura n'abari saa 11. Wera huye nawe mu gitondo. Mwami Yesu warakoze, wampaye amahoro yo mu mutima, undindira muri isi mbi. Mwami Yesu reka nihute. Iyo umuntu rero asenga Imana izimuha imbaraga, Imana izimuha imbaraga z'umwuka wera. Iyo umuntu afite imbaraga z'umwuka wera na Yesu ngo amaze kubatizwa ngo umwuka wera ngo yamujeho, ikimenyetso kimuhamya ko ngo uyu ari umwana w'Imana. Ngo ariko uwo mwuka wera ngo amujana mu butayu ngo kugeragezwa no gusenga, ngo avayo ngo yuzuye imbaraga z'umwuka. Imbaraga zirashakishwa, imbaraga zizashakishwa, imbaraga zizashakishwa. Kandi iyo Imana yaguhaye imbaraga z'umwuka wera, nta wundi mwuka wogera mu buzima bwawe. Muri wewe uba ufite ubudahangagwa imbaraga sa. Nicyo Tumariya mu Bagalati ibice 5 guhera ku 16 haravuga ngo muyobogwe n'umwuka wera kugira ngo mubashe gukora izo kamere itararikira. Ngo kuko kamere izo yifuza ngo nizo umwuka yanga, ngo kandi ngo izo umwuka shaka ngo nizo ngo bibana bihabanye. Nukuvuga ngo umutima w'umuntu ni kibuga kigwaniramo imyuka, umwuka wa Satani n'umwuka w'Imana. Rero iyo umuntu atsinda Satani ryari, umuntu atsinda ubusambanyi ryari, umuntu atsinda Satani ryari, umuntu atsinda isi ryari, umuntu atsinda Satani ryari, imbaraga z'Imana zimurimo. Iyo umuntu afite imbaraga z'Imana, kandi imbaraga nizo zihesha abantu gukorera Imana, imbaraga nizo zihesha abantu guhamya Imana. Abigishwa batarahabwa imbaraga, Yesu yarababwiye ngo mbere yuko mushaka kumukazi mugende ku musozi, mugende mu cyumba, ariko mwebwe musigaye musengera abantu mutabajanye mu zuba. Kirazira kikaziririzwa gukorera Imana udafite imbaraga zo kuresista muri uwo murimo. Ntabwo Yesu yari igicucu y'abana n'abarabatoza arabigisha, arabasiga, arababwira ngo mbere yuko mutangira ministeri, mbere yuko mutangira umurimo, mubanze mugende mutegereza imbaraga, mubanze mutegereza imbaraga. Petero atarahabwa imbaraga yihakanye Yesu. Yes, Petero intumwa ataruzuye umwuka wera, babanaga na Yesu, basanaga na Yesu, basangiraga na Yesu, yari inshuti ya Yesu.
ariko kubera ko ntambaraga yagiraga zatumye hakana Yesu. Ariko umunsi imbaraga zamugezeho yarasosa aravuga ngo wa wundi mwabambye iyo umuntu yuzuye imbaraga azagera azashira amanga ngo muzaba abagabo, wicyakora ngo muzaba abagabo, ngo nimuhabwe iki imbaraga z'umwuka. Umuntu azaba umugabo iyo afite imbaraga. Umuntu asaba umugabo nyamugabo wo guhamya Imana iyo afite imbaraga z'Imana. Rero iyo umuntu asenga agahabwa imbaraga z'Imana, nta wundi mwuka, nta rindi rari, nta kindi kintu gisabara kwinjira mu buzima bwe ngo kimuyobore, kubera kiwe yuzuye imbaraga z'Imana, yuzuye ubuma, yuzuye Imana, yuzuye imbaraga z'Imana. Mureke mbabwire, Satani atinya abantu babiri. Atinya umunyamasengesho, umuntu usenga mu kuri no mu mwuka. Nimba umuntu Imana yo murindisha akarere, kumuragira ngo umuntu aroroshe mwisi yo mu mwuka ntizoroshe. Musi umutima, nimba umuntu Imana yo murindisha itorero, Imana ikarindisha umutingo z'abantu, kuriya nubwo usujyama ukabona uratwise urabyaye, ukabona ureza abana bagakuru, si imbaraga. Hari abantu baza basenga, hari abantu baza basenga, hari abantu babereye umuhana amaso, timubazi mwabayumbe. Hari abayumbe b'Imana baba ku mavi basenga ku manywa na nijoro, baza bazuka mu gicuku bakararirira Imana, bakaririmba gumana naje kuko musukuze, dore burije mwami ndagushaka, ninguraba ndose ukufasha. Hari abagabo basabazuka bagasenga, hari abakecuru, hari abasaza, hari abantu b'abanyantegeke batazwi basabicarira inyuma, ariko bazabazuka bakavuga ngo Mana we turagukeneye, Mana we turagukeneye. Mugatekana mukaje mu kazi mugataha mukagira ifaranga, ari undi muntu wasenze. Nimba umuntu Imana yo murindisha imiryango yanyu yose, uwo muntu ntiyoroshe mwisi yo mu mwuka. Musi umwe Gehazi yari kumwe na sebuja Elisa, ngo noneho ngo ahura n'intambara, ahura n'ibigera, ahura n'abajambasi, abatezi baje kubatera, ngo arirukanga cyane, aravuga ngo tubonye abazi bacu baje kudutera, ariko ntabwo yarazi Elisa uwo ari we. Elisa abwira Imana ngo Mana we uyu Gehazi ngawe mukore mu maso amenye uwo ndiwe, uko basa nabo baribo mu maso y'Imana. Mwuka yigeze kumbwira namwe ngo tugasuzugura umuntu nkuko usuzugura intare. Imana ngo ikora ku maso y'Gehazi. Abantu n'impumyi, abantu barahumye, abantu badasenga n'impumyi, abantu badasenga barahumye. Satani yabanogoye amaso, tibabona ko imiryango yatewe, umuntu akamananirwa gusenga, ntabone ko urugo rufite ibibazo, ntabone ko ikanisa rikeneye imbaraga. Amaso yarahumye, impumyi ntizibona, impumyi ntizireba. Dufite abashumba bahumye batazi kumenya ngo se abakristo bari heka barasenga. Dufite abakristo badasengera imiryango, bahumye basa bagenda basitarana kubera ko ari impumyi. ngo Imana ngo ikora ku maso ya Gehazi, ngo abona Elisa, ngo aramubona we, ngo abona amafarashi, ngo yaka, ngo abaguzi. Abari muri twebwe, uri muri twe, araruta uri muri bo. Usuzugura tumuze mu maso y'Imana uwo ari we. Usuzugura tumuze uwo ari we mu maso y'Imana. Ngiye kurangiza kubera ko bwishe. Ijambo rya kabiri, umuntu usenga Imana izimuha amasezerano. Kindaganira n'abantu basenze, kuturaganira n'ubwoko bwacu bwigeze gusenga cyane. Umuntu wasenze Imana nubwo yari umukene, ariko Imana izimuha amasezerano. Kandi turabagabo bo kubihamya, na Imana ni umuremyi. Imana izirema amasezerano nubwo nta sezerano ugira, ariko wasenga gucyuza usenga, Imana ikarema. Imana izirema amasezerano. Uri Imana isoza amasezerano,
iyo uvuze birasohora kuko utabesha urakomeye urahambaye uzusenga Imana ikakubwira ngo guhaye isezerano nzarinda urubyaro rwawe. wasenga wongera kandi wegera Imana Kaba ngo kubera ko wanyegereye biravuze ngo amasengesho y'umukiranuzi ngo agira umwete ngo yasenganye ngo agira umwete ngo agira umumaro mwinshi ngo yasenganye umwete. Mureke mbabwire Imana ibintu byose yabiduhariye muri Kristo Yesu. Abantu gusa bananiwe kuza gutora ibintu byose Yesu yarabiduhaye. Abantu gusa gusenga no kuja gutora. Ako ndanezerewe gusenga no kuja gukora mu kiganza ca Yesu. Ugatora ico ushaka. Yaravuze ngo ico umushaka cyose. Ico umushaka cyose. Gukutimanya umwana wawe ukineke usizawuta kujya Imana ibintu byose zo mu bumana. Gusenga rero no kuja gutora. Iyo umuntu asenga gusenga no kwegerana n'Imana n'integenke zawe. Iyo igiye kukwegera izi kwegerezanya imbaraga zayo. Siko bimeze uzowegera Imana kandi mwumve rino jambo twese turabanyantegenke ariko aho dutandukaniye umwe azaja mu ntegenke agahunga Yesu abandi baje mu ntegenke bagasanga Yesu. Nta muntu utagira integenke, nta muntu utagira ibigeragezo, nta muntu utasha mu ntegenke. Bamwe rero aho dutandukaniye twese bamwe bazabaja mu ntegenke bagahunga Yesu abandi baje mu ntegenke bagahungira kuri Yesu. Kuko ihungiye Yesu ubukize ihungiye kuri Yesu nubwo ubusa gute nubwo ibyabyo tukura ariko ugatera intambwe usanga Yesu ubukize kuko Yesu n'umutunzi w'imbabazi kandi nibo yaje gushaka gusa. Iyo umwisangishije rero abaronse duhaguruke dusenga ibindi tuzabivugesha. Nimo ndani ya Yesu ninaburudika, nimo ndani ya Yesu ninaburudika, nimo ndani ya Yesu ninaburudika, nimo ndani ya Yesu. dukeneye imiryango yacu ngo ibe imiryango isenga Imana. Dukeneye abapapa basenga Imana, dukeneye abagore basenga Imana. Nubwo utosengera ikanisa ariko ufite umuryango wo gusengera. Niba udakunda nawe n'ubwoko bwawe nubwo utikunda kunda abana basengera. Usenga nukuvuga, usenga nukuvuga. Mana ndagukeneye mu waje, Mana gumana naje. Twavuze mu gitondo uriya muntu utarakizwa n'uriya muntu wabatijwe atigeze kuzura umwuka. Gusenga n'ibibazo ntibishoboka no gusoma ijambo ry'Imana. Yo kwirirwa asoma ibindi bitabo ariko ntasome Bibiliya. Ashobora kwirirwa avuga ariko kananirwa gufata iminota 5 asenga Imana. Kandi zose ari ukuvuga. Zose ari ukuvuga. Nigitangaza yo kubona abashumba badasenga. Baba baravuye ku mirimo nta murimo baba bafite. Kubera ko umuntu ufite umurimo aba ari umutwaro umuremereye utotuma ajya amasinzira. Umuhamagaro ni umutwaro, umurimo ni umutwaro, ntiwotuma ubona amahoro. Umurimo niwo uzutuma umuntu asenga. Iyo umuntu atakigira umurimo, iyo umuntu atafite icyo asengera ntiyosenga. Nigitangaza gikomeye cyane. Nico gituma muri system ikomeye cyane yo kunaniza amatorero no kunaniza abasenga babahesha inshingano. Hariho system zibiri. Amakanisa cikemo tugira abashumba benshi bintegenki kugira ngo bice amakanisa, bice abakristo. Jambo rya kabiri, mufata abanyamasengesho bose bitwa abayumbi mu banshingano binjire muri system. Cyo tuma umuntu azasengeko agahunga icumba. Nico bituma amakanisa ari menshi. Kabarakora amakanisa bakoroganye abashumba ntibaramukanye guke. Nukugira ngo haba amakanisa menshi ariko yintegenke. Nukeneye guhunga icyaha akagihungira ku nshingano.
kandi mwebwe mukaba muzi integenke ziwe ariko mukamukurikira. Kubera iki? Muri abana mu mwuka nti muri abakristo, kuko nta kintu cyo kuri umuntu mu ikanisa tagiya keretse Imana guhamagara. Sinzi ariko iyo ni tangazo kutoka kwa Bwana. Nimudasenga murashakurikira mwebwe mukigira ikanisa rya bene wanyu ngo kubera ko mwene wacu ngo agiye ngo natwe turagiye. Byo ni ijyanyu sije Imana. Ikindi gikomeye cyane, abakristo baza bavuga integenke z'abashumba babo, mufite umuvumo ukomeye cyane. Umuvumo aba dufite benshi, urugo ruzagwicarira umushumba wabo bakagenda bavuga integenke y'abamusebya. Ubu huye n'akaga gakomeye, ubu huye n'umuvumo utangaje. Nubwo yozaje kuzimu akazavayo, afite uwo muhaye izo nshingano, niwe bazodiringa. Kuko mu kuvuga integenke z'abashumba bacu bituzanira umuvumo ukomeye, hanyuma ninga akabaha ameza, mukamuzanira abana banyu akababarika, akabaha n'uruhibi. Muteye ubwoba ahubwo, muteye ubwoba, muteye ubwoba. Umuvumo. Kandi umenye ko abashumba banyu, abakristo badasengera umushumba wabo ntibakunda ikanisa. Ubaye umushumba mwisi ukabona abakristo bakagusengera bakagukunda, ubutoye n'abashumba nabo ntibashigikira. Ntabwo Musa yari kubishobora wenyine hatari Aroni na Huri. Hello, turi kumwe, tuvuze ibintu twitonze cyane muri discipline kugira ngo mwumve amakuru neza avuye ku Mana mu ijuru. Kuko Imana yantumye ku bwoko bwaje, mukarambwiye ngo ikintu cyose zo kibabwira. Nimudasenga ngo mushake Imana, urugo n'iryo torero rya mbere. Hano ni fellowship. Amen. Ese ni fellowship, ni amateraniro y'amakanisa menshi. Nditorero. Nukuvuga ngo rero wowe ugomba kuba itorero ry'imbaraga. Amen. Mwaza mu materaniro hano, mwaje muri fellowship. Muramya Imana. Muzi ko ikanisa tuza turizamo, ikanisa niryo gukiriramo imitima, niryo kuhimbarizamo Imana. Ariko tuza tuza abantu bagataha bakomeretse, abandi baza kugwanira mu ikanisa. Inzu y'Imana niyo gukiriramo imitima, abarushe n'abaremerewe. Iyo tugeze mu nzu y'Imana, Imana izitukerera ibitangaza. Nkuko yigeze kumbwira ngo arambwira ngo inzu yanje ngo ni soko yaje. Umuntu azaje mu isoko agiye kugura icyo ashaka mu rugo rwiwe, icyo akenye mu rugo akaja kugishakira mu isoko. Nkuko arambwira ngo nkomese ngo uzokena mu wawe uzoje kugishaka mu waje. Iyo nje mu ikanisa ngomba kureba ikintu kitagenda neza mu rugo kagitahana. Nimba ari amahoro abuze mu rugo, ngomba kuza mu materaniro ngakikisha ko ntahanya amahoro mu rugo rwaje. Amen. Kuko mu rugo rwawe niho hakenewe ubujutse cyane kuruta hano. Yego umushumba ntazi intambara uhura nazo, ntazi ibigeragezo uhura nazo, ntazi ibibazo byawe uhura nazo. Twese turi ku rugamba. Umushumba ni umwungeri wo kuza kudusengera no kutugaburira ijambo. Dasengera abashumba bari hano, bene data ababyeyi, kuko mu matorero yacu dufite imyuka ibiri. Dufite umwuka wa Herode, tukagira n'umwuka wa Abusalomu. Abusalomu, umwuka wa Abusalomu yari uwo gupinga se, kumukura ku ngoma. Dufite abayumbe bapinga abapasiteri babo ngo babakure ku nshingano. Uwo ni umwuka wa Abusalomu. Tukagira n'umwuka wa Herode, abasaza babanga ko abana bakuru. Sinzi ukuntu mvuze. Iyo myuka y'umuntu twawushamburiye. Ese niko? Herode, umwuka wa Herode ni abasaza badakene ko abana babaho bakuru.
umwuka wa Abusalomu n'abana bashaka gukuraho base ku ngoma. Reka dusenga Imana, ibindi byose tuzabikoresha. Ejo tuzakora ikintu gikomeye cyane hamwe n'umwami Yesu. Ariko mugende mushake Yesu. Yesu arahagije muri zose. Intambara ufite n'ubukene ufite, umunsi uzabona Yesu zose bizarangira. Mana Data, Mana y'imbaraga n'ubushobozi, elobere gahidera gazomere yash mw'izina rya Yesu. Uyu mugoroba mwiza, abagabo n'abagore basize ibyabo Mana, abahungu n'abakobwa basize ibyabo Mana, baje gusenga Mana. Uzi ubuzima bwa buri wese Mana, benshi ubahe kwihana Mana, abandi bihane bahinduke, abandi bakwizere Mana, abandi ntibishimire inshingano, abandi ntibishimire ifaranga, abandi ntibishimire ko bageze hano, abandi ntibishimire ko bafite ibintu byinshi Mana. Bishimire kuko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ba mama Mana turabasengeye ngo bagutunge, bagendane Yesu. Ba data bagendane Yesu, abagore bacu bagendane Yesu, abagabo bacu bagendane Yesu, abaririmbyi bacu bagendane Yesu. Mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Imbaraga zikomeye, imbaraga z'umwami Yesu, imbaraga zihebuje, imbaraga zitangaje, imbaraga zizura, imbaraga zibohora, imbaraga zizura mw'izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Mwihangane dusenge, ndabizi ko amasaha yagiye kandi mugiye kuryama no kujya, ariko mureke dusenge. Amen. Kandi Imana ishimwe ko mwese mufite imodoka, sibyo njewe, ariko mfite uwaho njana Perezida. Ariko mureke kubera ko ari igiterane cy'abanyamasengesho, tuvuge tutawanyike guke dusenge, twike hasi duhudumiye. Amen. Duhudumiye gatoya twumva Imana. Nukenera kwihana wihana, nukenera kuzamuka uzamuke, nukenera kubabarira ubabarire, ariko udutarame gatoya dusenge gatoya. Amen. Gusenga nukuvuga, nukuganira. Mana we ndagukane mu wanje Mana we, ubugingo bwanje burakwifuza. Musenge gutyo gusa, usenge gutyo gusa, uvuye ngo Mana ndagukene. Nushaka uvuye ngo nubwo utazi gusenga, ariko uvuga ijambo rivuga ngo Mana ndagukeneye, Yesu ndagukeneye, ndagukeneye Yesu. Umana nijoro, umwanya wo gusenga, ukumisha wawe. Ndagukeneye Yesu, umana nijoro, umwanya wo gusenga, ukumisha wawe. Ndagukeneye Yesu, umana nijoro, umwanya wo gusenga. Abayumbe nibatambuka imbere, mufate mikrofone dusenge. Hari n'abayumbe bataza basenga, reka tuvuge iryo jambo gusa ry'abayumbe, ariko dufite abantu bataza basenga abayumbe. Muhaguruke mufate za mikrofone tuge gusenga. Ibibazo zanye bikugweho, imbaraga zawe Mana, imisozi yananiranye. Yemwe tugiye kuridura, tugiye gusenga Imana. Umuntu wese muri wewe usenga, icyo kintu cyo hunga mu buzima bwawe. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Izo ntare yemwe muziko ibyo bigaragaza ari intare, muziko ari intare, nimuhumure mwitinya. Ziraziritse, 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 nimuhumure. Izo ntare mureba ziraziritse. Hey, la someri de la crede sa la pro, emberi gahida gazomeria. Hey! Hallelujah!
asifiwe. Hallelujah. kadusenge gato tugendagenda abagabo musengera ingo zanyu, abandi basengera imirimo yabo, abandi abamama musengera bakaka musengera abuzukuru n'aba n'abagore mu musengera imiryango yayo. Umuntu wese afite impamvu zotuma asenga. Mana data, Mana y'imbaraga, Mana y'ubushobozi, uyu mugoroba mwiza tuzi imbere y'amaso yawe. Uyu mugoroba mwiza turagukeneye Mana, imiryango yacu iragukeneye, abana bacu baragukeneye, abagabo bacu baragukeneye, abagore bacu baragukeneye. Mu izina rya Yesu, imbaraga zawe, imbaraga z'Imana, kugira neza kwawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abarwayi nibakire, Mana bafite igerageza nibikumbeho mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga z'Imana, imbaraga z'ubwiza bwawe Mana data turagukeneye uyu mugoroba mwiza. Imbaraga zawe, imbaraga z'Imana, imbaraga zawe turagukeneye Mana, turagukeneye muri kino gihugu, turagukeneye. Dukeneye imbaraga zawe, abashumba bakeneye imbaraga, abaririmbyi bakeneye imbaraga, itorero rikeneye imbaraga, imiryango ikeneye imbaraga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga